Halo ndabasuje cyane aho muherereye mwese inshuti zacu abakunzi ba Akali Nation. Nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, nta kibazo dufite, turashima Imana. Yego, nagira ngo mubaze wowe mukunzi wa Akali Nation uyu munsi uribaza iki Urban Boys yongeye kwihuza na Safi Madiba? Kabazo. Urban Boys rero ni itsinda ryiza twagize hano mu Rwanda, mu muziki nyarwanda. Ikaba ari itsinda ryari rigizwe n'abahanzi batatu aribo Safi Madiba, Humble Jizzo ndetse na Nizzo Kabosi. Abo bagabo rero bari abagabo buri wese yari afite uruhare rwe mu kubaka iryo tsinda, ariko mu by'ukuri ugasanga buri wese afite icyo twakwita nk'impano yihariye. Nka Safi yari afite ijwi ryiza. Safi yari afite ijwi ryiza kuko niwe wabaririmbiraga nk'amakorasi. Humble yari umwanditsi mwiza cyane w'umuhanga, hanyuma bakaba bari kumwe nanone na Nizzo, akaba ari umwe mu batangije itsinda ryabo rya Urban Boys. Guys, turabazi mu minsi yabo cyangwa se mu bihe byashize ubwo bari bakiri kumwe, bose bakoraga neza cyane, bari bafite indirimbo nziza, kandi urwego bari bagejejeho umuziki nyarwanda rwari urwego rwiza cyane rushimishije, cyane cyane ko ibikorwa byabo, ibyo bakoze mu gihe cyabo, kuri ubu ngubu nta wundi muhanzi, navuga ko nta wundi muhanzi urabasha gukora nk'ibyo babashije gukora, kuko mu gihe cyabo babashije gufata umuziki nyarwanda bawushyira ku rwego mpuzamahanga. Hari indirimbo nyinshi bagiye bakorana n'abahanzi bagiye batandukanye mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cya Nigeria nka Iyanya bakoranye indirimbo yitwa Tayari. Guys, byari ibintu nyine bisa neza ku rwego rwabo no mu gihe bari barimo, kubera ko muri kiriya gihe wenda umuziki wari utaragera ku rwego uriho uyu munsi, n'ibikoresho wenda bari bafite muri kiriya gihe. Uyu munsi hari uburyo wenda byabashije kwiyongeraho cyangwa se byabaye improved nyine ugereranyije na kiriya gihe. Rero Urban Boys ryari itsinda ryiza cyane, itsinda ryari rifite ndetse intego nini ndetse n'uruhare navuga ko rwiza ku muziki nyarwanda, bitewe n'ibikorwa bakoraga. Indirimbo zabo wasangaga hano mu gihugu nta munyarwanda utazi indirimbo ya Urban Boys, ndetse n'indirimbo wenda batarasohora ikiri nko muri studio ugasanga abantu bose baravuga ati I can't wait, nyine kubera ko twabaga twiteze ko bagiye kuduha ikintu cyiza cyane, bitewe n'uko twari tubazi ko ari abahanga kandi bafite amajwi meza cyane. Rero muri kiriya gihe twavuga ko Urban Boys bakoze akazi keza cyane gakomeye, ariko uyu munsi ndagira ngo tubigereranye, baramutse bagarutse byaba bimeze gute? Nshingiye rero ku makuru mfite yuko bashaka kongera gukorana, Nizzo yatangaje ku kinyamakuru kimwe avuga ko bateganya gukora igitaramo bose nka Urban Boys, bagafatanya bagakorera hamwe, bakongera bakagarura nyine za vibe zabo bya bihe byabo. Ngewe ku rwego rwanjye nifuza ko byakomeza bikaba irya tsinda nyine ryabo rigakomeza, kuko urumva n'ubundi kugira ngo bakore igitaramo bizasaba ko bakorera hamwe, bitoreza hamwe, nyine bakora amarihaso, bagategura igitaramo bari kumwe, buri wese nyine agaplayinga ya role n'ubundi yabaga afite muri kiriya gihe. Rero nifuza ko bakomeje byaba ari byiza cyane. Noneho ibaze bagarutse uyu munsi byaba bimeze gute? Aze ubundi imyandikire yabo kiragiye ko abantu bandikaga indirimbo ndende zifite amagambo menshi kandi zikaba zinafite melody nyine ziryoshye, tubigeranyije n'abo ubu ngubu. Ibaze baramutse bagarutse byaba bimeze gute? Bahuza gute n'aba bahanzi b'iyi minsi, aba ba Gen Z noneho bafite nyine uburyo bwabo bubatsemo umuziki wabo, byaba bimeze bite? Ariko nyine ngewe ntekereza ko byaba ari byiza, kubera ko uyu munsi ibikoresho wenda biri ku rwego rwiza, na creativity nyine yarazamutse cyane. Noneho baramutse bazanye bwa buhanga bwabo, kuko
urebye videos bakoraga muri kiriya gihe zabaga ari nziza pe, kandi na sound yabo yari nziza kuko kiriya gihe nyine hari abaproducer twari tuzi bakoranaga wenda nka Junior Multi System n'abandi ntago nibuka amazina neza ariko barahari benshi bagiye bakorana. So kiriya gihe nimba barabasha gukora audio imeze kuriya bagakora video imeze kuriya kandi wenda badafite ubwo buhanga buhanitse n'ibikoresho bihanitse, noneho ibaze uyu munsi ubahaye igikoresho cyiza ndetse bakaba bafite n'ubwo bumenyi, iyo creativity nyine bafite ubumenyi buri hejuru, byaba bimeze gute? Bakora ibintu bimeze gute? Bakora umuziki uri ku ruhe rwego? Nibaza ko byaba biri kuri standard nziza cyane kubera ko nyine hari ibyaba byiyongereyeho noneho bisanga bwa buhanga bwabo karemano bifitemo, byaba ari ibintu bidasanzwe kandi byadufasha twebwe nk'abakunzi b'umuziki. So rero njye nibaza niki byafasha noneho abahanzi b'iki gihe. Nibaza ko abahanzi nimba bari abantu muri kiriya gihe barabashaga kubona amakorabo y'ibindi bihugu bitari u Rwanda mu bandi bahanzi nyine batari abanyarwanda, ibaze bagarutse uyu munsi bahita noneho bafata umuziki nyarwanda bakawugira nyine international, kubera ko nimba muri iriya myaka wenda iterambere ryari ritaraza n'abantu badakoresha social media cyane ngo bamamaze imiziki yabo, akenshi wasanga imiziki tuyumva nko kuri radio wenda ugasanga hari nka televiziyo imwe nka nyine RTV, hari televiziyo zitageze muri zingahe. Uyu munsi buri muntu aba afite telefone ye ashobora kwamamaza ikintu cye kikagera kure, ariko nyine kiriya gihe urumva televiziyo nimba wenda yarabaga ari imwe ebyiri, ku buryo nyine n'ubwo buryo bwa promotion byabaga bigoye, ariko ugasanga ibintu byabo kubera ukuntu ari byiza biri promotinga, wowe wakumva igihangano cyabo kubera ko uzi ko nyine bakora ibintu byihariye, nawe ukabisakaza mu nshuti zawe cyangwa se mu bantu bawe nta kiguzi, nta ugufashije. Nibaza ko uyu munsi rero baramutse baje bafite noneho n'iryo tumanaho ryoroshye, nibaza ko byagera ku rwego rwo hejuru, byaba birenze. Bagarutse rero uyu munsi bakihuza noneho n'aba bahanzi b'uyu munsi bashya nyine bafite imyandikire ndetse n'amagambo, hari amaslang menshi wenda uyu munsi turi gukoresha muri kiriya gihe atari ariho, noneho rero baramutse bihuje nabo byabafasha kwidevelopa cyangwa se kuvugurura wenda imyandikire yabo n'imiririmbire yabo byakwiyongera kurushaho. Ntekereza ko byaba byiza kurushaho. Noneho rero aba bahanzi bakabaha amakolabo bakagenda bakorana indirimbo n'aba bahanzi bakizamuka. Ibaze noneho uyu munsi Urban Boys yakoranye indirimbo wenda na $10. Yaba ari umuriro kubera ko ibaze nyine nka injyana yabo twari tubazimo ya Afrobeat cyangwa se noneho uyu munsi baramutse bayizanye muri Afrogako cyangwa R&B yabo bakaza bakayikora noneho ivuguruye, byaba ari ibintu birenze bro. Byaba ari ibintu byiza cyane kubera ko urwego umuziki uriho uyu munsi baje bakongeraho noneho ubwo bumenyi, iyo tekinoloji, nimba barakoraga ibintu birenze muri kiriya gihe, uyu munsi bakora ibirenze kurushaho, nibyo nizera. So reka dutegereze rero iki gitaramo badutangarije kibe, ubundi turebe bizakurikiraho, ariko ibyo byari ibyifuzo byanjye. Nawe uri kudukurikira muri uyu munsi utubwire icyifuzo cyawe, n'iki wumva Urban Boys nyuma y'icyo gitaramo kiramutse kibaye, n'iki wumva wifuza ko bazadukorera nyine kindi gitandukanye wenda n'ibyo batugeneye, kuko batugeneye igitaramo gusa, ariko dukeneye noneho kongera kubabona mu muziki, tukongera tukumva indirimbo zabo, tukabona Humble agarutse akongera akaririmba cya cyongereza cye n'ukuntu yaririmbaga agahita agwa muri beat, kandi abantu baririmbaga icyongereza kiragiye bari bake cyane, ariko uyu munsi agarutse byaba ari fire.
so nyine njyewe ndategereje igitaramo, nyuma yaho tuzagenda tubagezaho ibyifuzo byacu nk'abakunzi babo, twongere tubone ari amagurupe, dore ko uyu munsi noneho nta na gurupe dufite mu Rwanda ibikora nyine nk'uko kuri uru rwego bari bariho. Baba baje kabisa kongera gusubiza umuziki wacu ku rwego rwiza. Mwakoze cyane kubana natwe no kudukurikira, naho ubutaha.